Murakoze bakunze ibisaha y'Imana TV, uyu munsi turongeye turahuye. Mbere yuko tugira icyo tuvuga, reka dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tubone tubabwire icyo twabateguriye kuri uyu munsi. Kuko mubimenyereye, amazina yanjye musanzwe muyazi. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu Batesalonike ibice 3 umurongo wa 10. Batesalonike ibice 3 umurongo wa 10. Aravuga ngo kuko iki ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe, umuntu wese wanga gukora ntakajye. Amagambo y'Imana. Kadusenge. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, urakoze kuko uyu munsi wongeye kutubonanisha n'abakunzi bacu. Urakoze kuko uyu munsi wongeye kuduha umwuka wo guhumeka. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugiye kuganira mwami, ubane natwe mu biganiro byose turi bugirane. Ndakwinginze kugira ngo uzubane natwe mu byo turi buhugurane byose, uri kumwe natwe. Tugusaba twizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero ngarutse hano ngira ngo tuganire. Mu by'ukuri ndabakunda kuko namwe muradukunda. Abantu benshi bakunda kudutelefona, abantu benshi bakunda kutugira inama. Icyo ni ikigaragaza yuko mudukunda. Mu by'ukuri natwe turabakunda. Uyu munsi ndashaka kubasobanurira. Abantu benshi bakunze kuntelefona bambaza ngo mbese mbarizwa he, abandi bakantelefona bambaza ngo mbese ni ukora iki ubu muri iki gihe turimo, abandi bakambaza ngo mbese muri iki gihe turimo Imana yaguhaye umwana, ufite umuryango ungana iki. Nashatse kugira ngo tubiganireho, cyane cyane yuko mbere yuko nsobanura ibyo bintu, abantu benshi basenga bakunda kugira ngo hari Imana izatubeshaho, abandi bakagira ngo tuzasenga Imana iduhe, abandi bakagira ngo sinzi uburyo bizanyuramo. Nibyo koko ndemeranya namwe ko tuzasenga ikaduha, nibyo ndemera ko tuzasenga tukabaho, ariko hari icyo Imana yaduhaye. Yaduhaye ubwenge, yaduhaye gutekereza. Turebye uko Pawulo yakundaga guhugura abakristo, yakundaga kubabwira uburyo yabayeho, akunda kubabwira ko yakunze kuboha amahema kugira ngo avuge ubutumwa. Ni muri ubwo buryo nanjye nashatse kumanza kubasobanurira uburyo ibyo mwagiye mumbaza, nyuma nkabasobanurira uburyo mbayeho. Abenshi bambazaga aho mbarizwa. Ubu mbarizwa mu karere ka Musanze, hafi neza biteganye n'akarere ka Burera mu nkengero, kandi tuyobora itorero rya Eglise des Amis muri Burera. Aho niho mbarizwa. Ugeze muri Eglise des Amis ukababaza umugore wamaze igihe kinini nta mwana afite, ubu Imana ikaba yaramugiriye neza, uwo wabaza wese yagusobanurira. Ugeze mu Gahunga nyirizina, uwo wabaza Specioza yakubwira aho mperereye. Ugeze hafi aho, uwo wabaza wese wa mugore Imana yagiriye neza yakubwira. Ngeze rero ku gisubizo nabasubiza cyo uburyo mbayeho ubu ngubu. Ngewe mu buzima busanzwe mvuga ubutumwa, ariko hari imirimo y'amaboko nkora kugira ngo mbeho. Imirimo y'amaboko nkora rero harimo n'aka kantu muri kubona. Aka kantu ngakoresha amaboko yanjye. Abenshi wenda twe dukunda kucyita ikibo. Mu Rwanda tuvuga ko ari ikibo. Hari ibyibo bikozwe mu bundi buryo, ariko iki ni ikibo kiri mu gihe tugezemo cyo muri viziyo. Iki kibo gikorwa gikoreshwa ibintu byinshi. Uza gusura umuntu ugashyiramo imyaka imbere, ibishyimbo se, impungure se, umuceri se, ukagenda ugasura umuntu. Hari n'abandi bagikoresha mu bundi buryo butandukanye, bakunda kukigira vaze. Urabona iyo ari ikibo kiba gifite n'umufuniko wacyo, ugapfundikira ugafata rwose ukagenda ugasura umuntu. Ariko mu gihe abenshi bagikoresha mu buryo bwo gutegura bagashyiramo indabo, iyi mikondo ntabwo tuyishyiraho, tuyikuraho mu gihe turi kugikora, n'umufuniko tukawihorera. Noneho ukagitegura ugashyiramo ururabo ku meza, ugashyiraho ururabo mu rusengero, bikagenda neza. Iki kibo rero iyo ndiho maze kuvuga ubutumwa, abenshi banzi ku buryo nakundaga gucuruza cyane, ariko nyuma yaho maze kwifuza kuvuga ubutumwa ku buryo bwagutse, nifuje kuboha ibyibo. Igihe maze gusoma ijambo ry'Imana ndi mu rugo nkaboha, mu gihe numva nitegura kuvuga ubutumwa nkaboha, biruta kugendagenda hirya no hino
abantu bakambura nagiye mu isoko, ahubwo mba ndi mu rugo. Ubuzima busanzwe rero iki kibo mbona isabune, iki kibo mbona ibyo guteka kubera iki kibo. Rero nkabwira abakristu ngo musenge ariko mukore. Abantu benshi bakunda kugira ikosa ryo gusenga buri munsi, bagenda buri munsi ariko nta gukora, bigatuma benshi ubukristu bwabo butarama, bigatuma benshi ubukristu bwabo butagira intego kubera imibereho, kubera kubura isabune, kubera kugira inzara. Ariko iyo usenze ukanakora biragufasha. Iyo usenze ukaba uri gusenga ariko ukaba ufite imirimo igufasha kubona ituro mu rusengero, igufasha kubona ikintu wafashisha abakeneye, biroroha. Rero ubwo mbayeho ku bantelefone bambaza ngo mbese ubu mu buzima busanzwe ukora iki? Ni iki kibo, kandi uramutse ugikeneye ukabona ari cyiza, ukabona nawe wagikenera, mwadutelefona kuri nimero muraboza kubona hepfo, 078 777 130 nsubiremo 078 777 130 ugikeneye watelefona iyo nimero, twavugana uburyo kirakugeraho. Kandi twe nk'abakristu ntabwo tujya dushyiraho ibiciro bihanitse kugira ngo mbeho nawe ubeho. Hari ikindi gisubizo ndi buze gusubiza bambajije bene data, ndabibutsa ijambo ry'Imana ritubwira neza ko tuzatungwa n'imirimo y'amaboko yacu. Imana izaduhera umugisha mu byo dukora, Imana izaguhera umugisha mu byo ukora. Ndabashishikariza abakristu mwiyeguriye gusenga, bavuga butumwa, ndabashishikariza gukora, kuko niho Imana ihera iduherera umugisha, kuko Imana iduhera umugisha mu byo twakoze. Mwibuke wa mupfakazi Imana imubaza ngo ufite iki, Elisa amubaza ngo ufite iki ngo mpereho. Nuko Imana yadutegekaga cyane ku byo dufite, idubaza mukora iki ngo mbahe mpereye ku byo mukora. Nibyo rwose ndabashishikariza gukora. Hari igisubizo kinini buze gusubiza abantu barambajije benshi ngo mbese none ubu umaze kubona umwana ufite umuryango ungana iki? Narabasobanuriye, nababwiye ko nareze abana 27 hamwe n'abo mfite ubu bakaba 29, ariko ntabwo abo bana nabagiraga mu cyimbo kimwe ngo mbe mfite abana 27 uyu munsi, ahubwo nabagiraga mu bihe bitandukanye. Umunsi umwe nabaga mfite abana 9 mu nzu, ubundi nkaba mfite 7, undi mwaka nkaba mfite 3, undi mwaka nkaba mfite 4, bitewe n'ibihe binyuranye. Bamwe se batsinze bagiye kwiga, abandi cyangwa se basubiye mu miryango yabo, abandi cyangwa se bashingiwe. Ariko uyu munsi abo mfite turi 6 mu nzu. Uyu munsi turi kuvugana mfite 6 mu nzu. Ndafite umwana uri mu wa 3 segonderi, mfite umwana uri mu wa 2 segonderi ndera, ab'imfubyi ndera, mfite mabukwe turabana hamwe nanjye n'umugabo n'umwana twabyaye, twese turi 6. Nizere ko abantelefone bambaza ibyo bibazo, nizere ko babonye ibisubizo, babonye uburyo umuryango mfite ubu ngubu, babonye aho mbarizwa, babonye imirimo nkora ubu ngubu nk'uko babimbajije. Ndumva ibisubizo bimwe ngiye ndabisubiza. Rero nashatse no kubabwira ku masengesho dufite. Muri iyi minsi dufite amasengesho, turi kurarika abantu kuyabonekamo, waba utari no mu Rwanda ariko wayakurikirana, kandi ko kuzayakurikirana. Dufite amasengesho yo gusengera abagore babuze urubyaro, azaba kuri 22 z'ukwezi kwa 9, azabera kuri Eglise des Amis mu Gahunga. Rero tuzasengera abagore babuze urubyaro, tuzasengera abasore bari gukura, bari kubona ubusore buri kubacika nta mugore. Hari ukuntu ushaka kuzana umugore ariko ntuzi impamvu, ntuzi ko byagenze, ukabona imyaka yo gusohoza iri kukurenga. Ujye ugize imyaka 35 kuzamura ibiri kukurenga. Iyo ugize 30, 32, 33, abantu benshi baje baduha ibyo byifuzo. Abo tuzabasengera. Tuzasengera abakobwa bagize iyo myaka, bakaba bari kubona bari kurengwa, abo tuzabasengera. Tuzasengera abantu bafite ibyifuzo bari kubona bibagoye, kuri uwo munsi tuzabasengera. Turabashishikariza kuzakurikirana ayo masengesho.
hari igihe igisubizo cyawe nawe wakibona, kuko twemereye abantu ko tuzasengera abantu, ko tuzashobozwa. Uwo mutwaro turawugira, uwo mutwaro turawufite, dushyira dusengera abantu, abafite ingo ziri gusenyuka bajya badusanga tukabasengera, kandi abenshi Imana ikabigenza neza. Abafite icyo kibazo cy'urubyaro tujya tubasengera, tukabagira n'inama, kuko cyane cyane natwe nibyo twanyuzemo. Rero ndabashishikariza kugira ngo uwo munsi muzitabire ayo masengesho muri benshi. Murakoze, ndabakunda, nzakomeza kubana namwe, nzakomeza kubaganiriza, nzakomeza kubasura. Bamwe barabizi nkunda kubasura mu ngo iwabo, bamwe barabizi iyo bampamagaye nditaba, niyemeje kwitaba, niyemeje kugenda kugira ngo tuganire n'abantu b'Imana. Murakoze, Imana ibagirire neza.